Muraho neza abakunzi b'umusaraba, abubaha Imana ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Ni umwanya mwiza ngira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana ndetse riribuze kudufasha, ariko tuganira ku ijambo ry'Imana insanganyamatsiko iravuga ngo umwana w'ikirara. Iyo usomye mu ijambo ry'Imana usanga inkuru y'umwana w'ikirara igihe yasabye umuryango we kugira ngo bamuhe uruhare rwe, bamuhe umurage we, nuko aragenda asiga umuryango we, ageze iyo hirya umurage bamuhaye ukoresha nabi, ndetse ageze arasonza yifuza kurya ibiryo by'ingurube. Rero kakanya keza mbere yuko umva neza ubwo busobanuro, reka tumaze dusenga Imana. Mana nziza ndagushimye, wagize neza wabanye natwe, wabwa icubahiro, uri Imana mwiza waturemye mu ishema, ndagushimira warakoze. Ijambo ryawe rero ngiye kuvugira aha ngaha, reka ntirice mu matwi y'abana abantu ngo rinke mu yandi, ahubwo reka rigume mu mitima yabo ndetse zabere impamba n'urwego bizabageza mu ijuru. Reka twese rero bikomeze kutugira neza, ndetse ijambo ryawe rikomeze kudufasha. Komeze nze mbyize ku Kristo umwami wacu watambugiye kuza. Amen. Reka aka kanya keza twongere tuganire ijambo ry'Imana, kuko tuzi neza ko ijambo ry'Imana ari rizima, rifite imbaraga, rikagira ubugi uruta ubw'inkota zose zityaye. Aha ngaha rero iyo usomye ijambo ry'Imana usanga neza yuko inkuru y'umwana w'ikirara ari inkuru, icyigisho kitwigisha neza kwihana, kuko ari abantu benshi usanga barazimiye, ariko barazimiriye iwabo. Ariko muri iyi minsi ya none ndagira ngo ngerageze kubisobanura neza. Abantu bakwiye kwihana nyakuri, ndetse tukaba abaragwa b'ijuru, izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Kuko umuntu iyo yihannye aba avuye mu rupfu agiye mu buzima, akakira ubugingo buhoraho, aribwo bugingo tubonerwa mwana wacu w'ikinege Yesu Kristo. Aha ngaha rero reka twumve neza igihe Yesu yarabatijwe na Yohana umubatiza, ngo nuko ijuru rirakinguka. Aha ngaha ndagira ngo nkubwire ngo ijuru rirakinguye, kuko igihe uzasenga amasengesho yawe ntabwo azaguma hano mu isi, ahubwo azagera ku Mana Data. Rero ndagushishikariza muri aka kanya keza kugira ngo uzirikane neza iri jambo ry'Imana, uvuge ngo nkwiriye kwihana. Kuko ijambo ry'Imana muri Yesaya 29:13 iyo usomye neza muri Bibiliya haratubwira ngo dore abantu benshi banyubahisha iminwa yabo, ariko imitima yabo ikamba kure. Reka nyabuna dukurikire Yesu by'ukuri, kandi tumwubahe, yiteguye kutugira neza. Aha ngaha ndabikwifuza, nanjye nkwifuriza, kuko ndagira ngo nkubwire ngo ahazaza hawe, viziyo yawe ntago iri ahashize muri past, ahubwo iri ahazaza muri future. Ndagira ngo nkubwire ngo viziyo yawe iri ahazaza. Nyabuna guma muri Yesu, maze uzirikane Yesu azakuba mwami n'umukiza wawe, ndetse birenze kuri ibyo azagwa n'ubugingo buhoraho, ndetse uzabana nawe mu ijuru. Murakoze cyane rero, ndabifurije nanjye mbibifuriza, mbabwira ngo ijuru rirakinguye, icyo muzasaba cyose mwizeye muzagihabwa mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.